Ibi ni ibihe by'ingenzi ugomba kuzageramo ugakoresha intwaro yo guceceka kugira ngo ubashe gutsinda ibyo bihe uzaba urimo gucamo. Nuramuka ugiye mu nzandiko z'ubwenge zigiye zitandukanye, urugero nka The New Trade, Your Story ndetse na Stoic Direction, nibwo uzabona ibintu byinshi bikubwira kuri kino kintu cyo gutuza igihe wageze mu bihe runaka. Habayeho umugireki bita Zeno mu kinyejana cya gatatu mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi yagiye atangaza, cyane cyane azwiho kuri filozofiye yashyize hanze yitwa Stoicism. Yavuze ko ari byiza gukoresha amaguru kuruta ururimi igihe ubonye uri mu bintu utabasha gukemura. Iyi Stoicism ubundi ukuntu ivuga yuko hari igihe ibintu utabasha kubikontorora ukwiye kubireka cyangwa se ntugire ikintu bivugaho. Noneho sasa guceceka ni kimwe mu bintu byerekana gukura ndetse bikazana amahoro. Ikindi kandi ngo guceceka si ukubura icyo uvuga, ahubwo ni uburyo bwo kumenya gusubiza ikintu watekerejeho kandi udahubutse. Hanyuma rero hari ibimenyetso bizakwereka yuko ugomba guceceka igihe wageze mu kintu runaka ugomba guceceka. Nuramuka ugeze muri bino bihe ngiye kukubwira, uzaceceke, uzakoresha intwaro yo guceceka yonyine gusa. Igihe cya mbere, ikintu cya mbere, nuramuka ugeze mu gihe uri kuvugwaho ibinyoma cyangwa se ubeshyerwa, iki gihe uzaceceke, kubera ko nujya kwiregura bizakomeza ahubwo icyo kinyoma. Baravuga ngo hano mu gihe utabasha kugira ikintu wahindura ku kintu cyangwa se ngo uhindure imyumvire y'abantu, byaba byiza uramutse witurije ntugire icyo bivugaho, ahubwo ugakoresha intwaro yo guceceka hanyuma ukigendera. Kandi igihe udafite uko wabigenza cyangwa se udafite ibimenyetso simusiga byagushinjura mu kintu runaka barimo kukuvugaho, byaba byiza utumye abantu ahubwo bibaza icyo uri gutekereza, hanyuma ukabatsindisha kwituriza gusa no guceceka, hanyuma ukigendera. Ikintu cya kabiri cyangwa se igihe cya kabiri uzageramo ukamenya ko ugomba gukoresha intwaro yo guceceka, ni igihe warakaye. Ibyemezo burya ngo dufata turakaye biba byuzuye kwibeshya, cyane ko biba biyobowe n'amarangamutima bitaba biyobowe n'ukuri. Ikindi kandi ngo kurakara bimeze nk'umuyaga uzi igihe cyose kandi ukaza utwara buri kimwe udatoranije. Nugera igihe warakaye banza utuze. Ikindi kandi byaba byiza wihaye akanya ugakora ikintu watuje nyuma, cyangwa se ugafata umwanzuro w'ikintu runaka ariko wabanje gutuza, ugashyira ubwonko bwawe ku murongo. Hanyuma ikindi gihe uzageramo nanone ugakoresha ikintu bita gutuza cyangwa se ugatuza, ariyo kintu cya mbere ugomba gukora, ni igihe bizaba ari ngombwa yuko ugomba gutega amatwi abandi. Niba umuntu ari kuvuga, ni byiza ko banza gutega amatwi ukumva ibyo avuga mbere yuko umuvangira cyangwa se mbere yuko umurusha kuvuga. Hanyuma ikindi gihe cya kane ugomba kuzaceceka cyangwa se ugomba kuzafunga umunwa ntuvuge, ni mu gihe uri umuhombyi cyangwa se hari ibintu runaka wabuze. Burya ngo igihe abantu bose barimo kubona ko uri umuhombyi, nta kintu na kimwe urimo kugeraho, ntabwo ari byiza yuko amagambo yawe aruta ibikorwa, kuko iyo amagambo nta muntu n'umwe icyo gihugu kwitayeho. Turabizi twese iyo umuntu ari umukire, afite ubutunzi, afite icyo yagezeho, buri muntu wese amushimagiza, amuvuga, amushimira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko aha ngaha iyo wamaze gukena cyangwa se wamaze kugira ibintu ubura, ntabwo ariko biguma, ahubwo noneho biratangira ukabura ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'abantu ndetse na bamwe bose bagusingizaga batangira kugukwena. Uko niko isi imeze niko abantu bameze. Rero umuntu wese w'umuhombyi cyangwa se amaze kugira ikintu abura mu buzima, nta muntu n'umwe umwitayeho. Niyo mpamvu ukwiye guceceka igihe nta kintu na kimwe ufite cyangwa se abantu bose bazi yuko wahombye. Ikindi kandi ugomba kuzaceceka mu gihe urimo kurinda intego zawe. Bivuga ngo niba ufite intego runaka, si byiza yuko wazishyira hanze cyangwa se ngo uvuge ibintu utari wakora. Niba ufite intego runaka ugomba kugeraho, nta nubwo burya tuzi abanzi tuba dufite uko bangana, byaba byiza urinze umunwa wawe kuvuga intego zawe z'ahazaza uzi neza ko utari washyira mu bikorwa. Hanyuma ikindi kintu cya gatandatu ugomba kuzaceceka nuramuka ugeze muri icyo gihe, nuramuka uhuye n'umuntu mutaziranye cyangwa se muhuye bwa mbere. Igihe uhuye n'umuntu bwa mbere, irinde kuvuga amagambo menshi. Abantu kenshi duhura bwa mbere ntabwo tuba tubazi, biba byiza iyo utavuze amagambo menshi, kuko ushobora no kwiba wakinyuraguramo akaba yagukiye kuko utari. Burya
isura ya mbere uhaye umuntu niyo afata ibihe byose. Niyo mpamvu ari byiza kugira ngo iyo uhuye n'umuntu bwa mbere ugomba kubanza ugaceceka ukumva uko atekereza, hanyuma nawe wamara kumva uko atekereza ndetse n'urugero rw'imyumvire ye cyangwa se n'uko yizera, hanyuma ukabona kuvuga ariko umuntu umuzi. Ni byiza yuko rero uceceka cyangwa se ukoresha guceceka igihe uhuye n'umuntu ari ubwa mbere muhuye mukaba mutaziranye. Ikindi gihe ugomba kugeramo gatuza cyangwa se ugaceceka nanone ni igihe abantu barimo kugutuka cyangwa se hari umuntu uri kugutuka. Burya iyo umuntu ari kugutuka cyangwa se yateranye n'abandi barimo baragutuka ari benshi barenze umwe, nta kindi kintu baba bakeneye kugira ngo ureactinge nawe basubize, uvugane nabo nabi cyangwa se kugira ngo mbese bagushaka yikosa. Byaba byiza rero ugeze mu gihe abantu barimo kugutuka cyangwa se bari kukuvuga nabi ugaceceka cyangwa se ugatuza. Niyo ntwaro yonyine ubakoresha, cyane ko niyo avuze cyangwa se akaza akagutuka akakubwira nabi wowe ukituriza uba umutsinze, kuko nicyo kintu cya mbere kimubabaza. Burya umuntu ugutuka ababazwa nuko utamusubiza. Impamvu ari byiza kuhita wigendera cyangwa se ntumusubize kugira ngo bitume utsindisha intwaro yawe n'ubundi yo gutuza ndetse no guceceka. Ikindi gihe ugomba gutuza ukicecekera ni igihe nyine umuntu akubajije ikintu ariko n'ubundi ubona ko atari ngombwa kugira ngo umusubize. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari buri bintu byose bikenera ibisubizo. Hari n'ibyo umuntu akubwira ukumva akubwira ibintu nyine bitari ngombwa yuko wamusubiza, ukumva ni ikintu kidafite igisubizo. Muri make ukumva ni ikintu kidafututse cyangwa se kitarimo ubwenge, cyangwa se ukumva ni ikintu kitagomba rero nyine igisubizo. Iyo rero bitari ngombwa yuko usubiza umuntu, ntabwo buri kintu cyose ari ngombwa kugira ngo ugisubize. Hari ikintu nawe ubwawe umuntu akubaza ukumva ko atari ngombwa yuko umuha igisubizo. Icyo kintu rero nacyo urakireka ukamwihorera ukituriza. Ikindi gihe ugomba kugeramo gatuza cyangwa se ukicecekera ni igihe ubwiwe ikintu cyangwa se ukorewe ikintu gikora ku marangamutima. Burya ni byiza yuko ibintu tubikora nta marangamutima, tubikoza nyine tumeze neza mu mutwe, nta kindi kintu kirimo kiratuma dukora ibintu runaka dushaka gukora. Burya amarangamutima ni ibintu iyo bije ku kanya, emotion bishobora gutuma ukora ibintu utatekerejeho neza bitewe n'aho amarangamutima ari kukwerekeza. Niyo mpamvu rero ari byiza kugira ngo ubanze utuze uceceke, hanyuma ufate umwanya wo gutekereza mbere y'uko ugira ikintu uvuga cyangwa se ugira ikintu ukora. Hanyuma ikindi gihe nanone ugomba kugeramo gatuza cyangwa se ugaceceka ni igihe ubona utitaweho cyangwa se nta muntu n'umwe witaye ku magambo yawe. Harimo ibintu bibiri: kuba utitaweho, kuba ubona ibyo ukora byose n'ubu nta muntu n'umwe ubyitaho cyangwa se ntawe ubiha agaciro. Hanyuma noneho n'igihe uri kuvuga ariko ukabona nta gaciro bari kubiha. Iki gihe byaba byiza uramutse ucecetse, kuko niyo ntwaro yonyine gusa ishobora gutuma bibaza impamvu watuje utakiri kuvuga, cyangwa se bibaza impamvu utagikayaringa cyangwa se utakita ku byo barimo baravuga, cyangwa se utakita ku byo kuba bataguha agaciro. Biba byiza rero igihe utari guhabwa agaciro ukoresheje guceceka cyangwa se ukituriza, hanyuma ukareba icyo gutuza cyangwa se ukareba icyo n'ubundi gihe kiri buze kuza ubwacyo kwikorera. Hanyuma ikindi gihe uzageramo bigasaba yuko ugomba guceceka, cyangwa se byaba byiza ari uko witurije ntugire ikintu uvuga cyangwa se ntugire ijambo na rimwe uvuga, ni igihe uzaba ugeze mu gihe abantu barimo kuvuga ikintu cyangwa se hari ikintu runaka ukaba nta makuru ugifiteho, cyangwa se wenda ukaba utakizi. Ikintu niba utakizi nta makuru ugifiteho, irinde rwose kugerageza mu kuvuga. Oya, byihorere. Byaba byiza uramutse utuje, kubera yuko nuramuka ukivuze uko kitari cyangwa se ukabeshya, uzafatwa nk'utari inyangamugayo cyangwa se ufatwe nk'injiji cyangwa se nk'umuntu utazi icyo kintu nyamara ufite uburyo ucyumva. Byaba byiza rero igihe utazi ikintu cyangwa se gifite amakuru ahagije, irinde kukivuga cyangwa se irinde kugira icyo kivugaho. Byaba byiza uhakanye ukavuga ngo nta kintu nkiziho, kuruta uko wajya kubeshya ibintu ubona nyuma bikazavumburwa yuko ntabyo wari uzi, cyangwa se bikagaragara yuko ikintu uri kuvugaho utagifite amakuru ahagije. Kora subscribe rero, hanyuma ukore na like kugira ngo n'ubundi ikiganiro cyacu kigere kure ndetse n'abandi benshi bakibone kuri YouTube. Hanyuma n'ubundi bidufashe kugira ngo kigere ku bantu benshi, gifasha abantu benshi. Kandi subscribe ni ibintu byoroshye cyane, no gukanda kuri button hasi yanditseho subscribe, hanyuma na like kugira ngo ikiganiro YouTube n'ubundi cyamamaze. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane.